tous les mots. J'ai bien compris ainsi. Hano ni kwa Face mureba ducuruza amamateri agiye atandukanye, amamateri yo kuripeyaringa amatelefoni, tugacuruza amantiboroke meza cyane, tugacuruza amasimu y'ubwoko bugiye butandukanye, esaje magana atatu na karindwi n'andi agiye atandukanye cyane. Ducuruza amakava ya telefoni, tugacuruza ibi byose mugenda mubona muri kugenda mubona, ibi byose nibyo ducuruza. Ntabwo aribyo byonyine twabibagiwe kuko amamateri ducuruza turayaripeyaringira mu bikoresho byanyu byapfuye. Ufite telefoni yapfuye antiboroke byose turabibakorera. Ntabwo aribyo byonyine, tunabakorera amaradiyo nk'uko mubibona hano. Amaradiyo turabikurikirana, amaradiyo agakorwa neza cyane, turabikurikirana. Rero hano ni kwa Face. Hano ntabwo aribyo byonyine, tubafasha mu bijyanye na software. Ufite telefoni yawe yapfuye, mu kibazo kuri software turagikurikirana. Ukaba ukeneye filime, ukeneye imiziki itandukanye, ukeneye kuwesitara amaplikasiyo agiye atandukanye, turabikurikirana. Hano rero ni kwa Face. Uramutse ukeneye serivisi nk'izo ngizo watugana nta handi wakerekeza. Tugacuruza amasharijeri nk'uko muyabona, amasharijeri, ducuruza amamateri agiye atandukanye. Nta handi rero wayasanga ni kwa Face nk'uko mubibona. Mubona amamateri rero nta handi wayasanga mu mujyi wa Kamembe, ni hano kwa Face. Welcome kwa Face rero twabafasha, ibintu byose turabifite nk'uko mubibona rero ni wa Face. Ce n'est pas tant donné, moi je sais pas.